Mokri yaravuze ngo abantu b'abanyabwenge berekana ubwenge bwabo igihe basobanura ibintu bigoye gusa, ariko abantu b'abaswa bo berekana ubuswa bwabo basobanura ibintu byoroshye cyane, ndetse bagakoresha ikibonezamvugo gihanitse mu gusobanura ibintu byoroshye cyane. Mokri yaravuze ngo ntukemere ko abantu bashaririye bagutera kubura uburyohe bwawe, ntukemere ko abantu barura bagutera kubura uburyohe bwawe, ahubwo koresha uburyohe bwawe kugira ngo bo batakaze kurura kwabo. Yavuze ijambo rikomeye kandi rishekeje ngo bizaguhangayikishe cyane nubona abantu bose bagukunda, bizagutera ubwoba nutangira kubona abantu bose bagukunda. Ibi bisobanuye ko nta mahame ugira ugenderaho. Impamvu abantu bose burya bagukunda nuko nta mahame ugira ugenderaho. Ikintu kizagaragaza umuntu utagira amahame no gukundwa n'abantu bose. Umunota wa mbere uzahagarara ku mahame yawe ngo ni ibintu byikora ko abantu bahita batangira kukwanga. Burya umuntu utagira abanzi n'utagira amahame, kandi iyo utagira amahame ugenderaho ugwa mu mitego y'amahame y'abandi. Niko bimeze. Hanyuma Mokri yaravuze ngo niba ushaka kuba umunyembaraga ntukeneye gukomera inyama n'imitsi, ahubwo ukeneye gukomera ubwonko. Yaravuze ngo ntabwo abantu bose barwana cyangwa ngo batongane nawe kubera ko bafitanye ibibazo nawe. Bamwe babikora kubera ko bafitanye ibibazo nabo ubwabo. Yaravuze ngo amarangamutima ni meza, ariko si meza cya gihe ugiye gufata icyemezo. Igihe ugiye gufata icyemezo ujye wirinda kuzanamo amarangamutima. Yaravuze ngo ikizamini burya ni isuzuma ry'uko wibuka ibyo wigishijwe, ntabwo ikizamini ari cyo gipimo cy'ubwenge bwawe. Kuba waratsinzwe ibizamini bya mwarimu ntibivuze ko utazatsinda ikizamini cy'ubuzima. Ni nka bya bindi mpora mbabwira ngo isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Uyu mwarimu atanga ikizamini, amasomo akazayaguha nyuma, amasomo ukazayikuriramo nyuma. Mu gihe abarimu basanzwe batanga amasomo, ibizamini bikazaza nyuma. Kuba waratsinzwe ikizamini cya mwarimu ntibivuze ko utatsinda ikizamini cya mwarimu w'ubuzima. Ushobora kuba warabaguha mbere imbere y'aba barimu basanzwe, ariko ikizamini cy'umwarimu w'ubuzima kikagutsinda. Ushobora no kuba warabaguha nyuma imbere y'aba barimu basanzwe, ikizamini cy'ubuzima ukagitsinda. Yaravuze ngo ntugakunde kumva imiziki yibanda cyane ku mibonano mpuzabitsina ndetse n'ubutunzi. Izo ndirimbo nta kindi zigisha uretse kuzamura irari ryawe, ahubwo kunda kumva ya miziki yigisha urukundo, ya yindi itera imbaraga, ya yindi yigisha n'izagufasha gukura muri roho no kumenya neza igisobanuro cyo kubaho. Yaravuze ngo ntabwo ari ubwinshi bw'imyaka umaze ku isi bugutera gusaza, ahubwo ni imyaka umaranye ubukene ibigutera. Imyaka umaze ukennye niyo igutera gusaza, ntabwo ari imyaka umaze ku isi. Yaranavuze ngo kuzigama amafaranga muri banke ni nko gushyira amafaranga yawe mu mufuka watobotse. Amabanki aguha gusa inyungu iri munsi y'ikigereranyo cy'ifaranga. Uburyo bwiza bwo kuzigama amafaranga ni ukuyashora mu mishinga ibyara inyungu, ni ukuyakoresha akabyara andi. Yaravuze ngo nta mipaka ibaho uretse iyo dushyira mu bitekerezo byacu. Aranavuga ngo niba ufite inzozi zidafite intego, umeze nk'umuntu utwaye ikinyabiziga ahantu atazi. Intego ni urufunguzo rwo kugera ku ntsinzi. Iyo ufite inzozi zidafite intego, intsinzi iraguhunga. Yavuze ijambo rikomeye ngo buri gihe umuntu uhora uhagaze ku ijambo rye. Nubikora gutyo amagambo yawe azahinduka nk'amafaranga. Niba abantu bazi ko buri gihe ibyo uvuga ari byo ukora,
icyo gihe amagambo yawe azagira imbaraga ziruta iz'amafaranga. Yaravuze ngo mu buzima bwawe ntushobora kumva ijwi ry'Imana neza utarabanza guhagarika urusaku rw'amajwi y'abantu mu buzima bwawe. Yaravuze ngo menya intego y'ubuzima bwawe niba ushaka kuba igikomerezwa. Burya inyoni itazi ko yaremewe kuguruka birangira izi kwiruka nabwo mu buryo busanzwe. Yaravuze ngo mbere yo kwitotombera ikigeragezo urimo kunyuramo, banza wibuke abandi bantu bari munsi yawe kandi bakomerewe kukurusha ariko banezerewe. Ni bya bindi babwira ngo ibyo bamwe baririramo nibyo abandi baririra. Icyo winubira uyu munsi nicyo abandi bifuza. Yaravuze ngo si ngombwa kupfa ngo ubone kujya ikuzimu, ahubwo ushobora no kuba uri umukiranutsi ariko ubayeho ubuzima bw'ikuzimu ku isi. Aranavuga ngo kugira amafaranga udafite ubwenge ni nko kubona ibiryo udafite igifu. Yavuze ijambo rikomeye ngo ujye witondera abo uririra. Ntabwo abantu bose ari abanyempuhwe. Hari abantu bamwe na bamwe bishimira kubona abandi barira. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kukubona urira. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kubona amarira yawe. Ntabwo abantu bose ari abanyempuhwe. Hari abo uririra kandi bari muri ba bandi bishimira kubona abandi barira. Yaravuze ngo buri gihe ujye witandukanya n'imyumvire ya data ukennye. Data ukennye ahita atekereza ibyo kugura iyo abonye amafaranga, mu gihe data ukize atekereza ku byo ashobora kuyashoramo. Hanyuma yaravuze ngo gukemura ibibazo ni inzira yo kuba umukire. Amafaranga yiruka kuri ba bandi bakemura ibibazo, agahunga ba bandi batera ibibazo. Yaravuze ngo niba ubwiye umupfapfa ko hari ingona mu mugezi, azaguhakanya ndetse azagutonganya. Inzira yonyine yo kubimwemeza ni ukumureka akinjira mu mugezi, ingona ikamurya. Umupfapfa umuhana avayo, ni umuhana ajyayo. Yaravuze ngo ntugakorere amafaranga, ahubwo reka amafaranga y'ubwayo agukorere. Aranavuga ngo mu buzima ukeneye umugabo nyawe, ntukeneye umugabo uhorana ijambo yego mu kanwa ke. Ntukibwire ko umuntu utemeranya nawe ari umwanzi wawe. Yaravuze ngo ubwenge bwawe ni nka TV, ni nka televiziyo. Niba udakunda ibigaragara kuri televiziyo, uhindura shene. Niba udakunze ibyo uri gutekereza, uhindura ibitekerezo. Yaravuze ngo nubyuka mu gitondo ujye ubanza wihuze n'Imana mbere yo kwihuza na interinete. Ku bagabo bubatse nugera mu rugo ihuze n'umugore mbere yo kwihuza na telefone. Ku bagore ihuze n'umugabo wawe mbere yo kwihuza na filime, mbere yo kwihuza na telefone. Yaravuze ngo niba uhora ubona gusa amakosa mu bantu, birashoboka ko atari bo bafite amakosa, ahubwo amaso yawe ari yakosamye. Nubwo habaho abantu babi, ariko burya ntihabura ikintu cyiza ubona mu bantu. Icyo usabwa no guhindura inguni ubareberamo. Yavuze ijambo rikomeye ku bana. Yaravuze ngo umwana uterwa ipfunwe nuko ababyeyi be bakennye, akanga kuberekana cyangwa se akabahunga, agaterwa isoni nuko ababyeyi be batifite, uwo mwana ntashobora kuzigera abona ikimwuzuza kuri iyi si. Yaravuze ngo rimwe na rimwe abo mu muryango wawe banga kugufasha, bakakwima amafaranga atari uko bakwanze, ahubwo ari uko bashaka kukwigisha ubwenge. Baba bashaka kuguha isomo ryo kwishakamo imbaraga nkawe ku giti cyawe, no kukwigisha kwita ku by'ingenzi. Hari igihe iby'ingenzi kuri bo atari ukuguha amafaranga. Hari igihe iby'ingenzi kuri bo babona atari ukuguha amafaranga.
ibi nabyo birashoboka cyane. Ku munsi w'ejo nabagejejeho ijambo ryavuzwe na Uhuru Kenyatta, ariko mbabwira ko hari umuntu wavuze ko atari irye. Uwo muntu wavuze ko iryo jambo Kenyatta yavuze atari irye ahubwo yarishimangiye ni uyu mugabo w'umunyanigeriya Reno Omokri. Ni nayo mpamvu iri jambo nifuje kuri bavugaho bombi. Iryo jambo rero nta rindi uretse rya rindi nababwiye ku munsi w'ejo. Niba ukunda abana bawe, shaka uko ukora bizinesi yawe aho gushaka akazi, kubera ko nupfa abana bawe ntibazazungura akazi kawe, ntibazaragwa akazi ukora, ariko birashoboka ko baragwa bizinesi yawe. Nuramuka upfiriye mu kazi, bosi wawe azagusimbuza undi mukozi mbere y'uko ushyingurwa. Niba umuryango wawe ucumbikiwe mu macumbi yo ku kazi, bazahita babirukanamo mbere y'ibindi byose. Rero nusoza akazi kawe, ntugatahe ngo wicare urebe televiziyo, ahubwo taha utekereze uburyo watangira